amahoro turabasuhuje mwebwe mwese abadukurikiranye ku mazina ni Mudasumbwa Chantal chano ni MC TV show nkabandi umunyabyinshi umwishwa w'abadahurwa rero ndabiyegereje mwebwe mwese abumva ururimi rwacu tuvuga aho muherereye hose ku isi muze mutera udutebe twige ikinyamurenge yego rero ndi kumwe n'abatumirwa n'abasore b'inyangamugayo b'abanyamurenge ku basore bari ubu ngubu n'abasore b'icitegererezo rero ndagira ngo badusangize ico batuzaniye n'amagambo y'ikinyamurenge dushaka kwiga ndashaka kubigisha ndagira ngo menye aho nzahera ni ishuri ry'ikinyamurenge umuntu wese ufite umwana yamuzana twatangiye kwiga umuco wacu kugira ngo utazibagirana rero reka nabo batangire babibwira reka duhere kuri uyu musore wambaye white umweru atangire yivuga nk'umunyamurenge sawa amazina banyita Gisubizo Ndatabaye turuka nyine muri Kongo murabona uko nyine nambaye n'umupira w'igihugu cyacu turagendana nari ntuye ahantu bita ngo ni Mugashasha papa ni Umunyakarama mama ni Umusinga. Nje banyita Rafiki Moise ndi ingabo y'abanyabyinshi umwishwa w'abadahugwa muri Kongo twari dutuye ahantu hitwa Fizi nuko kose sawa murakoze abasore bacu bivuze neza nk'abanyamurenge rero hari utubazo ngiye kubabaza kugira ngo menye aho nzahera natangije ishuri nk'uko nabibabwiye ariko reka mbabaze utu tubazo dutoya tw'intangiriro kugira ngo mbone aho nzatangirira mbigisha nawe ufite umwana ni karibu ujye muza dutere udutebe twige ndetse mubohereze ni hano Kasarani niho ishuri riri abana baze biyandikishe ni ku buntu rwose ni for free nta kiguzi rwose muze twige iby'iwacu twige umuco w'iwacu sawa ndagira ngo mbabaze akabazo ka mbere umwe azajya asubiza n'ikibaco aheze mugenzi wiwe gutyo zajya ngenda mbabaza reka dutangire n'ufite mikoro atubwire igipfura niki igipfura ni intama ndumva bimeze neza mugenzi wawe reka mubaze nawe atubwire icyo bita imbogeri urazizi imbogeri ni imboga rwatsi ndumva mumeze neza ngasubiza mugenzi wawe mikoro igihebe niki igihebe ndakika ko ari intama intama nibyo ni intama igihebe ni intama y'ingabo hariho y'ingabo hariho n'ingore wari mu nzira naho iziko ni ahantu batekera ndumva birimo kuza mutubwire umwagi umwagi ni nani mbese ni ikigori urabitera mbese ikigori kaza kubamo umwagi kandi kongera kabamo n'ikigori yego nibyo reka mbaze mugenzi wawe nawe nafate mikoro kugira ngo mubaze umuhoro niki umuhoro ni icyuma batemesha ndumva mubizi heza mugenzi wawe umupanga niki umupanga ndakeka ko ari we muhoro si umupanga si wo muhoro gute byose ni bikora bikora kimwe gitema ibiti ikindi kigatema ibyatsi byose kandi byose bishobora gutema ibyatsi bigatema n'ibiti nta kibazo ya mugenzi wawe twumve nawe urupande niki urupande ni igitenge like one piece of igitenge ni igice cy'igitenge ndumva mubirimo neza urubunga niki urubunga santu mbese
bataramira nijoro. Aha. Mbese nyine bagwisurunga kubera nanti nyine bataramira nijoro. Bakahanakirira n'abashitsi. Heza mugenzi wawe twumve. Ikirato niki? Ikintu bambara mu kuguru. Cyangwa urukweto. N'urukweto. Heza mugenzi wawe twumve. Sagatekeri niki? Sagatekeri. Aho ngaho bibo. Sagatekeri. Heza mugenzi wawe ni utagishiki. Sagatekeri nagasimba. Nagasimba. Sagatekeri ni ibyatsi bimera mu gishanga n'abantu barabiryaga. Asibibi. Naho amacunda. Namata bacu baba barabitsa akabikivuguto bamara bakaza kuyacunda akaza kubamwa amacunda azavamwa amavuta azavamwa amavuta atakabamwo pesa bamwe ibintu bibiri amacunda n'amavuta. Amacunda ni ikivuguto babakuyemo amavuta n'amata baba bacunze bagakuramo amavuta niyo macunda. Heza mugenzi wawe naho ikivuguto na amata yarabuze na amata bashiramo ivuzo mbese nyine akagira agafata akavura nyine agafatana bakabona kwita ikivuguto na amata yavuze nyine abameze iminsi myinshi. Hageza mugenzi wawe impengeri niki? Impengeri ni ibigori baba barahuye bakabijabika bamara kubijabika hashira iminsi bakabikuramo bakaja kubyoza amara bakabihura ntago kubihura bazabishyira mu mazi bamara bakabibombeka byamara iminsi ngahe aho ngaho. Heza mugenzi wawe nawe agukosore twumve. Impengeri niki? Impengeri ni ibigori bajabika mu mazi bamara bakabikuramo bakabishyira ku zuba. Impengeri muri make ni impungure bira bigori bateka cyangwa gideri. Gideri. Nka gideri sibyo ni gideri nuko yo baba bayikuyeho bira bihu bakabisya mbese bakabishokora. Nizo mpengeri. Igihebe niki? Igihebe sintama hari igihebe cy'intama akaba n'igihebe cy'igipfura cyangwa kihe ariko ari ingabo zose ni ingabo zose ari ingabo. Sawa wagerageje. Heza mugenzi wawe atubwire gatimbo niki? Gatimbo ni ifu y'umutsima yo gucumba. Ni umutsima wa gatimbo. Ni ifu y'ibigori ni bavuye mu mutsima. Ntabyo muzi. Ni ibigori bikorwamo ifu ya gatimbo. Ni ibigori bikorwamo ifu. Niyo gatimbo. Bya niba byakoze muri za processes mwavuze zo kubijabika bakabihura bakabyanika bakabikuramo ariko bicamo nani ndende bicamo etape ndende. Ngaho tubwire gutipura no gukora iki? Gutipura no guhinga. No guhinga. Bakikanipso. Ndumva nk'abasore. Heza mugenzi wawe mubaze nawe. Umuhondo niki? Umuhondo ni amata y'inka ikibyara. Umuhondo ni amata y'inka ikibyara. Naho heza mugenzi wawe gupiga niki? Piga so gukina umupira. Gupiga no gukina umupira. No gukina umupira. Hereza mugenzi wawe nawe mubaze. Ikiwanja niki? Ikiwanja where people play. Ahantu abantu bakinira. Itere. Ni ku itere. Hari ikiwanja cy'indege, akabanza cy'umupira,
ni kwitera mbese muri Kongo bakazavuga mbese tuje kwitera tuje gukina umupira. Aha, ishenyi niki? Ishenyi ni nani yo gukata ibiti, yo gusatura inkwi, ibiti, izo ngizo nizo sawa bakaza baje kuzikoresha basatura inani. Nishoka mu yandi magambo nyine. Mbese nishoka. Nishoka iri itema ibiti cyangwa indya biti. Naho ijambo bita umuzi w'iziko. Umuzi w'iziko. Ku muzi w'iziko. Ku muzi w'iziko. Iyo bavuze ku muzi w'iziko. Ku muzi w'iziko. Ku muzi w'iziko, the source of the fire. Ahantu umuriro uva. Siho muzi se? Cyangwa ndi wrong? N'ahantu ruguru ku muzi w'iziko bagiraga ahantu bita mu kidekero. Ahantu batekeraga si nko mu gikoni. None ku muzi w'iziko ni nk'ahandi bicaraga, habaga hari umutambiko abantu bicaye. Subona ku kirago. Heza mugenzi wawe mwihukumu ni hehe? Mwihukumu. Mwihukumu ni ahantu bakatiraga umuntu. Mwihukumu ahantu bakatira umuntu. Bakatira ariko ntago ari ukumukatira imyaka. Kumusiramu. Ninde ukubwiye kumusiramu? N'ubwo bavuze kumukatira. Kumukatira like to judge ahantu nyine ya nimba mu byo naho ngaho nge nabizi tu. Mwihukumu ni inzu yo kuraramo, habaga nyine mu kidekero no mwihukumu, niko mbyumva, cyangwa mwibaraza. Sibyo mwibaraza. Mwibaraza si hanze gute? Mwibaraza hariho hanze. Ugagarara mwibaraza y'imvura yaguye, ugagarara mwibaraza. Mumbarazani. Mwibaraza. Siyo. Aho ngaho ndumva ari byo. Naho tugende andi magambo y'ikinyamurenge numva mwa ichansi. Ichansi niki? Ichansi. Ichansi heza mugenzi wawe. Ichansi. Ichansi ni kiriya. Ni ikintu cy'icatsi. Ichansi ni inkongoro nini babikagamo amata. Ichansi. Akadete ngavuga. Akadete si inkongoro. Kwanza ndibuka bakitubwira mu gitondo kare kare. Uraza gufata inkongoro yo gutega amaganga. Yo ni inkongoro mbese ukazutegamo amaganga, mukayoza mukayisiga ivu, mwamara mukayishyira ku zuba, nimugoroba nyine mukaja gukamira amata. Ndakeka ni bya nkongoro iri hagati nyine, itari nini kandi itari ntoya. Amase niki? Amase ni ya ng'ombe y'inka. Amase sayi. Amabzi y'inka. Abayita amase, bago bayita amabzi. None se arambajije ni ntaguza wumva. Amase nyine ni byo inka yituma imaze kurya ibyatsi. Kweli. Heza mugenzi wawe hurure niki? Hurure ni umutsima wakozwe mu myumbati. Heza mugenzi wawe. Amire niki? Amire ni amata bararira. Ni amata nyine aba yiriwe. Heza mugenzi wawe. Agatsika niki? Agatsika. Umusatsi wawe bambaye umusatsi. Oya reka vuga. Agatsika.
agatsika urumva ari n'umusatsi mbese ugera mu maso. aha heza mugenzi wawe nawe twumve agatsika wumva ari iki? Agatsika ni umusatsi uba ukomeye, injwiri muri make. Umukate ni iki? Umukate ni umugati, breakfast ijya bazukira mu gitondo kare breakfast sinzi uko babyita mu Kinyamurenge cyangwa babyita gute? Breakfast bisa. Amacunda ni iki? Amacunda samata baba bacunze kaba nk'amacunda take kuko ari byo nibyo. Amacunda ni amata baba bakuyemo, ni amata baba bakuyemo amavuta. Aha hereza mugenzi wawe nawe mubaze. Igisabo ni iki? Igisabo ni ikintu bacundiramo amata. Aha icyo bakoresha bacunda amata. Aho kankoto ni umutsima bakora mu bigori. Ariko ndawanga. Wanga kankoto? Hari umunyamurenge udakunda gahunga. Arika nani? Arika mikawunga cyangwa niki? Mikawunga bakaza bita gute? Hari uno bakaza bacumba muri Kongo. Ngo ni kankoto. Bawukuraga epfo ibuvira. Gatimbo je niyo. Gatimbo no kwa gatimbo ijyaraye n'amata. Iriya y'ibigori babinitse. Aya. Siyo gatimbo se? Aya hariho gatimbo arona kankoto. Kankoto iyo ntago kankoto bacisha. Kwanzi yakonje migende wanabona gatimbo. Wanabona gatimbo. Yemiyo nge nemera. Aha. None injishi ni iki? Injishi ni twa dukoko tuba turi hasi dutoye. Injishi. Apana inshishi. Injishi. Injishi. Ni ikintu cyo kubesha umwana kuko bivuze. Uzingira mbese mu gitenge ubona guheka umwana mbese uyu mwana akiri mutoya. Hari nanu zinga munani. Ufata mbese umwenda twavuga mbese tawe nimba muzitawe. Tawe mu Kinyamurenge. Ukayizingira mu gitenge amara ugaheka umwana amaruka. Ndake kuko ari iyo ngiyo sinzi nimba iyo ngiyo. Injishi ni umugozi bahambiriza igisabo. Ntuzwi igisabo kiba kidatekwa hasi kiramanikwa. Rero wa mugozi bahambiriza niwe bita injishi. Rero mwitiranyije ingobyi n'inshishi. Ingobyi bahekamo umwana bakazingira. Urumva nyine uvuze injishi. Injishi nyine ye numvisha ko injishi mbese jisha umwana nimba ari kumujisha nimba ari kugira. Hereza mugenzi wawe. Ikinyegeri ni iki? Ikinyegeri agasimba gato kaba kari hasi kirirwa kazerera to. Tumva muhagaze neza mu mvugo zacu z'ikinyamurenge, mu magambo yacu akomeye y'ikinyamurenge. Ndumva muhagaze neza. Ndayazi yose. None se nk'abasore b'abanyamurenge. Murangije kwiga segonderi. Ubu murateganya iki? Ndateganya gufungura ama business menshi cyane atandukanye. Kandi nyavuze hari abayanyiba. Ntabwo bavuga utarayatangira. Ariko nk'umusore w'umunyamurenge ufite imyaka ingahe? Imyaka uko nazima nyivuge bareba. Nyine uri hejuru ya 15 n'itandatu aho ngaho. Ugomba kuba ufite fiance cyangwa se warashikije waratinze. Naratinze. None urateganya gusaba mu wuhe murara? Ndateganya gusaba mu basita. Mu basita. Umukobwa w'umusita mwiza cyane. Akunda mama we. Hereza mugenzi wawe numve. None wowe uri umusore w'umunyamurenge. Ufite imyaka ufite uri hejuru ya 15 sibyo? 15 16 aho ngaho. Ariko urabona ko wakererewe nawe.
ku bantu b'iwacu muhira bari iwacu ubu nyine mba mfite umuryango ubu ngubu nturi mu muco ufite urugo rwanjye ariko aho twagira hano muri Kenya mu bihugu bigiye bitandukanye ushaka ufite imyaka 30 40 aho hari abandi bo musigaye mbona ubu nyine bashaka abakecuru umuntu ugashaka mbese umuntu umeze nka mama akaba ari ushaka kubera ifaranga zagiye imbere ariko ari iwacu muri Kongo ubu nyine mfite umuryango kazanje none se nkawe kutakiri ruguru none se urumva wowe udakeneye uwo mukobwa ufite amafaranga niwe ukeneye cyangwa nawe utegereje kurambagiza uwahangaha tubwira aho uri aho ngaho muri abo b'amafaranga nimba ariho uri inzano nje biyongeza igihe nagize hano numvishe icyambere icyo nabonye bashira imbere n'ifaranga n'amafaranga none wowe ariko jewe sindebera ku ifaranga ugendera kumeza ko ariko ufite umucyo mwiza umeze neza ntago ari ngombwa mbese ifaranga mbese n'inyongera ntago ari ngombwa ariko hari nyine zigera zigasabidiye mbese yaho zigera zikaba ngombwa ariko ifaranga nje nzamubona ntago ari ngombwa sizo wagenda aho ushaka kugendera ifaranga waba ufite ifaranga waba utazifite utanazifite twozishaka none se umukobwa ufite umuco ubwo nushaka numeze gute ubushatse kutubwira umukobwa umeze gute umukobwa nyine ufite umuco mbese vugamo bike nyine ukubaha mbese umukobwa nyine wambara ariko nsigaye mbone n'umuntu yambara kandi tukageze hano wajya wagura ihuza imeze nk'ingi ukamuca mwana aho none nguwo uri kumva wo mujyana imbere ya mama ukavuga ngo uyu niyo nteganya kugira umugore wanje ni umuntu mukuru ariko ugasanga yambaye umwenda w'abana niba mbese ni igihugu musinzi nimbare igihugu cyangwa nimbare ariko yego narize wacu tiyo sanga umuntu yambaye ibintu bimeze gutyo usanga yambaye atambaye ijipo yambaye igitenge cya mama wiwe nubwo abatari cya mama wiwe ariciye ariko muri makeye ariko mbese ariko umukobwa utwikwije aya nguwo noneho wowe icyambere urebaho ureba wikwije ukavuga ngo ni arubaha cyangwa ubwo ariyubashye hariho gakubaha no kwiyubaha yambaye kera birebire aba yiyubashye ni ngombwa yiyubahe kubera none waba guteye mbese wambaye ni ngombwa wenyine wiyubahe umara kwiyubaha ukubaha abantu mbese ukubaha nyine abantu muri rusange bavuze ngo uyu nguyu yaba ari muto yaba ari mukuru kubaha ikindi wagenderaho ikindi nagenderaho mbese yeta kuvuga ngo umukobwa mbese aba ari umunyamurenge bavuga ngo ni umunyakenya ni umuki aba ari umunyamurenge ariko aba ari umunyamurenge hereza mugenzi wawe nawe twumve none se umukobwa ukubaha wabibwirwa n'iki kuko ugiye kumutereta ntiyakubahuka akwereka ko akubashye uwo ari we wese akiyorobeka uzi kwiyorobeka kwerekana ukakwihisha akakwereka uko atari none wabasha kumenya gute ko akubaha uburyo akuvugishamo cyo cyambere kikwereka uburyo muvuganamo uburyo akuvugisha hari wa mukobwa nyine ukuvugisha kwereka mazarabu nyine namwe murabyumva icyo nicyo cyambere uko ni ukukubahuka kwereka nyine nta kumeze tu noneho icya kabiri si ikintu kikwereka ko umukobwa kubaha uburyo akwintroducinga mu bantu avuga ati uyu ni umugabo wanjye Moise ni umugabo wanjye Juroni ikintu nk'icyo nyine akaba udahari akakuripresenta iyo ni respect abakweretse mbese akakumenyesha inshuti ze akaguhagarika akakwereka inshuti ziwe n'imiryango yiwe kitukayo nicyo kikwereka ko akubaha kandi agukunda kweri none se umuraraga n'umusita uretse umusita nta wundi murara ni uwo nguwo ubona wakwinjiye mu maraso kweri niyo nzu ushakamo umanura umukobwa w'umusita tu mwiza oya abasita bagira abakobwa beza kweri mwashimye nibo bakunda inyama cyangwa nuko bajya bavuga nyine bavuga ko bazikunda nanjye ndazikunda noneho muzahuriza hamwe
kwanza nshaka umukobwa utanenepye udafite umubiri utabyibushe kubera ko udakunda ubyibushe kandi abandi bakunda ababyibushe. Icambere iyo umukobwa ubyibushe agize abyaye kiragwa uzi kugwa ugacama njega nutinya kujana nawe baza abantu babyibushe niyo mpamvu nshaka umuntu uri taye ukora zoezi nawe uranyumva. None ni gute ukunda umuntu utabyibushye kandi nawe utabyibushye? None nicyo kintu kikwereka nyine ko tutajyana, buri muntu aba afite type ye. Size yanjye ni umuntu uraho tu. None twari turi muri bya bintu by'umuco w'iwacu w'Imurenge, twazanyemo byinshi, twizemo amwe mu magambo y'iwacu dukunda gukoresha Imurenge, ariko muri abasore mwavukiyeyo cyangwa mwaje no hamukuze? Mwavukiye muri Kongo? Wewe wavukiye hagana he? Tubwire. Je navukiye ahantu bita ngo ni mu Bidekero. Mu Bidekero? Niko hitwaga? Ni iwanyu? Mu Bidekero. Mu Bidekero. Ubwo ngubwo ndumva umuco wowe uracawufite. Umuco ndawugendana. Umuco ni ngombwa. Urawurarana, urawugendana ukawurarana. Umuco ni ngombwa, ndavuga ngo tuzabiwe iwacu kubera twabuze iwacu ngo tuze mu gihugu twajemo ngo duhite dufata umuco. Nubwo twufata tugafataho gakeya iwacu. Mukeya ariko nawo mwiza. Kwigana si bibi ariko ukigana iciza. Ntimuhagarare mu muco ahubwo mukawicaramo. Ibyo nibyo bizima. Ubwo gitekereza gutyo uri umusore muzima, ahubwo abakobwa bafite iyerekwa botangira bakaritambutsa, kuko urumva umuntu ufite umuco niwe wa mbere muri sigaye mbona hano umuntu asigaye gutya watakura tiyo kuramutsa mbese agahita gutya, kandi ni umunyamurenge, ariko umuco w'iwacu tiyo cyaho utaramukije umuntu yaba ari iwanyu winjiye ukabona abashyitsi bose uraza ukabaramutsa amara ukabona kugenda, ariko hano umuntu asigaye yinjira. None se ugatekereza ko wabiterwa n'iki? Sinzi nimba ari ahantu baje cyangwa ari bo bonyine, sinzi njyewe, ariko njyewe uko anje sinoza ngo ngukeho ntamukuramukije, ni ngombwa nkuramutse. None se abo bantu bashobora kugucaho abari bakuru cyangwa abari batoya kuri wowe? Hariho abakuru, hariho abatoya, ariko ndakeye kuko bamwe bataba banzi, kuko jewe si ukukumenya mu muco wacu, waketse ko umuntu ari uwanyu, sibyo? Ugomba kumuramutsa, sibyo? Waba umuzi waba utamuzi ugomba kumuramutsa. Cyangwa se nimba ari aburuta, hari igihe bafite wa muco bavuga ngo ni wowe ubabanza kubera ko wenda ubaruta. Wenda babaye bakuruta twobanenga, sibyo? Ariko nimba ari aburuta nawe ni wowe usabwa kubaramutsa. Sinzi ariko ni ngombwa kuramutsa waba mutoya waba mukuru. Umuco nyine tukawugumana iwacu. Uwo muco rero uzawugumane, uzahindura amahanga ntazaguhindure. Njye ndumva ari ibyo byiza. Agira ngo amahanga guhindure, wowe yahindura. Uko niko kuri, ibyo nibyo byiza. None se niki wabwira abadukurikiranye kuri iyi saha? Abadukurikiranye ni byiza mukomeze mudukurikirane, kandi mukomeze mugumane n'umuco w'iwacu, ntimukibagiwe umuco w'iwanyu. Twese mbwiye abanyamurenge bose mu bihugu bitandukanye, abari muri Kenya, abari hanze mu bihugu bigiye bitandukanye, ntimugate umuco, muzawugumane, nibyo byiza. Nicyo nje nobabwira, mbese nicyo kubashishikariza ntibagate umuco. Ngaho na mugenzi wawe nagira icyo avuga. Nicyo nobabwira ni kimwe gusa, kubataye umuco ntabwo umwanya wari wagenda cyane, mwogaruka mugatangira kwiga umuco, kiyica n'ibigisha amagambo ya kera nyine y'iwacu, mwozaza mujamo mukanareba mukiga nk'ibintu tubigisha
bya bintu tuba twarabimenye kera. Ariko nje nobabwira mureke guta umuco nico kituranga, ikintu kitwerekana ko tutari nk'abanyamahanga nyine. Kandi ikintu nobashishikariza mugire mushake mukiri bato, murabona iyi community yacu nitwigira twoshira uko n'abantu baja mu banyamuka, si byiza. Niko nobabwira mugire dushakane twebwe sisi kwa sisi. Nuko nje nobabwira. Sawa sawa, abasore bacu barakoze. Rero abari badukurikiranye mu by'ukuri turabashimiye kubwo kuba mwataye umwanya wanyu mugata ibyo mwagakoze mukaza mukumva ibyo tubasangiza. Imana idakiranirwa ibampere umugisha. Gusa nyine ijambo bavuzeho bose bagarutseho ngo dukomere ku muco wacu, nibwo tuzagira imbaraga kandi nibwo tuzagira ico tugeraho. Kuko niduta umuco burundu ubwo namwe murabyumva tuzagera ntago tuzaba turi kugana heza. Ariko ikizadushira heza ni ugukurikiza umuco wacu tukawusigasira, tukaza tugendera ku muco, nibyo byiza. Aho kugira ngo dukopere umuco turushe ba nyirawo, aho kugira dukopere ibibi turushe abo twabikopeyeho. Afazari tworeka tugakora umuco wacu kandi niwo mwiza, kandi bose niwo muco bakunda abantu bose, kandi niwo badushimira, niwo banatwubahira, batwubahira umuco. None ga mukomere ku muco wacu. Yego nakagaruka tuzongera. Sawa sawa, Imana ibampera umugisha.